Filime yacu yabaye umuriro yagiye ku rundi rwego, ngira ngo niba ukunda iyi filime wakabaye wamaze gukora subscribe, by'umwihariko abantu bashaka ko Cedric yakongera kugaragara yasubiye muri kampani mutubwire, ndetse n'abifuza kuba babona uyu nguyu Shalom yavumbuwe yafashwe nabo batubwire. Gusa by'umwihariko ntabwo twakwirengagiza ko iyi ngiyi ariyo filime ya kabiri hano mu gihugu cy'u Rwanda iri kwinjiza amafaranga menshi kandi mu gihe gitoya, kuko mu minsi ibiri gusa isohotse iri kuba imaze kurebwa n'abantu 300,000. Izo ngizo zikaba ari indoto z'abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko reka twigarukire ku biri kuvugwa uyu munsi kuri iyi filime. Ese agace kari buze gusohoka uyu munsi biraza kuba byifashe ute? Ko Gihozo dusize Shalom yari yamupangiye kugira ngo bamutere ubwoba bamukange, ari kumwe na wa musore wagerageje kwica Cedric yari yatumwe na Shalom, tuzi ko yatumwe na Shafi ari nta niko yari ari kuza yivugira, kumbe bosi we ari Shalom. By'umwihariko n'abantu bifuza kubona Shalom yavumbuye cyangwa yafashwe ko ari wari warohereje uriya musore, ndagira ngo mutubwire muri comment. Ibintu byose byatangiye kugenda bimwe na bimwe bimenyekana, ariko byinshi nta na kimwe kirasobanuka. Abenshi bifuza kuba babona Cedric yasubiye muri kampani, yego nibyo koko biri hafi kandi muzabibona. Abandi bifuza kuba babona Cedric yavuye mu rugo yabona kugira ngo barebe uburyo Alice yakitwara mu gihe Cedric ataba hari. Ariko reka nkubwire ko Dani ibyiwe nabyo byatangiye gufata indi ntera. Impamvu uyu Kami sinzi niba ari ukumwizera cyane cyangwa niba ari ukuba nyine abashaka kumubwira buri kintu cyose ko umuntu nyine akunda, kuko buriya abantu bakundana basharinga ibintu byinshi by'umwihariko ibyo mu buzima bwabo. Ariko icyo mbona cyo ni uko Cedric ibi bintu Kami yamubwiye ko Shalom yaje kumusaba imbabazi byamubabaje cyane by'umwihariko, ndetse ugahita ubona ko bitari binakwiye ko uyu mukobwa ashobora kuba yari kuba yabimubwiye, kuko igihe cyo mbona cyo Shalom si uwo kubabarirwa, kuko ibyo yakoze ni amafuti ni amahano. Ikindi kandi aracyafite n'umugambi mubi cyane, ko afite gahunda yo kuba aba bose harimo Cedric, Alisa, Gihozo, Dani ndetse na Kami, bose afite gahunda yo kuba yabashyira hasi. By'umwihariko afite inzika ziteye ubwoba, kubera ko abangaba bose buri wese afite ngo icyo yagiye amukorera kandi kigiye gifitanye isano n'icyundi. By'umwihariko tutibagiwe ko uyu nguyu Shalom kimwe mu byo ari kuzira ari uko adakunzwe, ikindi kandi n'uwamukundaga nawe yaramutendetse aza kubimenya, bituma ahita afata umwanzuro w'uko atazongera kumuvugisha. Ese wowe ubona ibi bintu Shalom arimo kujyamo, by'umwihariko nko kuba agendera ku ijambo rigira ati njyewe umuryango w'iwanyu wampaye isezerano ry'uko ngomba kuzabana n'uyu nguyu Alice, ese wowe ibi ngibi wabishyigikira mu gihe uyu nguyu yaba ari mushiki wawe, cyangwa wabikunda mu gihe wabona umusore runaka yaje akaza yitwaje ngo ni uko kera bakiri abana ababyeyi bavuga ko bashobora gushakana, ukaba wamuhereza mushiki wawe ngo yitwaje yuko ababyeyi bawe nyine bamuhereye isezerano? Ibi ngibi ngewe ntabwo mbishyigikiye. Gusa nawe niba ukunda iyi filime ukaba wenda ushobora kuba unabishyigikiye utubwire, ariko icyo nababwira cyo ni uko ngewe ibi ngibi rwose mbona ari amafuti, ndetse se uyu Shalom ibintu agenderaho ni ibintu bya kera kandi bidafite ishingiro, bituma ari gushaka guhemukira abandi bana aza biyorobekaho abereka ko ari imfura cyangwa se yahindutse, kandi ikimugenza twese turakizi. Icyo nababwira rero ni uko iyi filime ari filime izaba ndende, ariko ntabwo izaba ndende cyane, kuko ntabwo nakubwira ko izagera nko mu bice 200. Iyi filime by'umwihariko nifata ibice byinshi ishobora no kuzagera mu bice 150 by'umwihariko, kuko abantu benshi bakina muri iyi filime, icyo nabonye cyo TV menshi abantu bagiye bakoreraho mbega amacano, ni abantu bafite ubuhanga bwo kurangiza filime, kandi ukabona ko filime irangiye neza. Tuvuye kuri biriya bya ba Kiramani na bano ba Kibongi bakinisha amafilime tukabona ni meza tukazayareba, ariko tugategereza iherezo ryo kurangira tukaribura. Ndetse urabona ko mu Rwanda hari amafilime menshi agenda asohoka ari muri competition, ariko ugasanga abangaba bo icyo baba barusha
ndetse n'ikintu abantu babakundiye mu gukina amafilime. Aba ngaba bakina kuri Press Vision Films, muzitware bagize no gukina kuri Press Vision. Aba ngaba kimwe mu bintu bazi ni ugukina amafilime ndetse bakaba bafite n'ubuhanga bwo kuyarangiza. Nk'urugero, urabona hari filime bakinnye kuri Press Vision, kuko murabona iyi ni iyindi cano bafunguye iri kumara amezi 2, iyi Press Vision Films inyura iyi filime Umukire mu Miliyoneri. Ariko kuri Press Vision gusa hari filime bageze gukiniraho uyu Alisa Danica akunda Cedric n'ubundi aba ari umukozi umukorera, ariko uyu Alisa Danica afite umusore umutereta, boyfriend we nyine wamutesaga, biza kuzatuma ahitamo kwikundanira n'uyu nguyu Cedric, birangira nyine babaye n'abasheri. Ariko ubu ngubu nyine uyu Cedric akaba muri iyi filime afitemo uruhare runini, kuko ubundi iyi filime by'umwihariko ni Cedric uyandika ndetse ni naniwe uyiyobora, kuko nyine iyi ngiyi ni filime ya Cedric. Ubwo urumva ko Cedric niwe boss waba bose ubonamo, niwe uhemba, niwe ugena mbega buri kimwe cyose. Ikindi kintu abantu bajya bibaza, reka kino kibazo mbafashe kucyumva. Hari abantu bajya bibaza ngo kuki abasitari iyo ubahamagaye bakwirataho, by'umwihariko ushobora kubona nk'umuntu akina muri filime wamuhamagara akakwirataho, ariko ntabwo baba bafite umutima mubi, kuko impamvu abasitari bakwirataho ni ukubera yuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu ubona yarateye imbere ukagira ngo hari ibintu ngo byapfuye kwizana gutyo gusa. Urabona buriya nta muntu ujya upfa kwamamara mu mafilime akiri mutoya, hoya baba barahereye kera bihiringa bakora ukazajya kubona hageze nk'igihe ageze mu myaka 26, 27, 30, ukabona niho akazi kagiye kafatwa neza, n'iterambere ryiwe riri kugaragara, ariko ubona ko mbere rwose nta kintu yagaragaza ko ashobora kugeraho. Ariko bigatuma nyine abantu benshi banagomeza no kubyibazo bavuga ngo kuki abasitari iyo bahamagaye bakwirata. Nk'urugero ko muri iyi filime Press Vision bakina kuri Press Vision Films cyangwa Steam yabo, ntabwo biba byoroshye ko yapfa kuvugisha, kuko abantu bose abahaye umwanya yasara. K'urugero, ni gute wabona nk'iyi filime ikurikirwa n'abantu 200 bose bafite nimero zawe, bari kuguhamagara ngo bifuza kuvugisha, urumva utata umutwe bikarangira ubaye umusazi. Niyo mpamvu rero abasitari benshi buriya batajya bakunda gutanga nimero zabo, wowe ukaba wagira ngo ni ukwirata cyangwa n'undi mutima mubi, ariko ntabwo ari uko baba babanze, ahubwo ni uko avuze ngo agiye kuvugisha buri umwe yata umutwe yasara. Kandi twese tujye tugerageza kumva. Gusa iyi filime niba uyikunda wakora subscribe kuri YouTube channel, kugira ngo tujye tubana n'ubundi biganiro byinshi bigiye bitandukanye umunsi ku munsi. Ngiye twabanye ndi Isaac Sibomana, ndetse ndanagushimira wowe wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel. Ciao ciao.